Amatangazo yo ari kugenda acicikana ni menshi cyane arebana n'abanyeshuri bakoze ikizamini gisoza amashuri yisumbuye mu mwaka wa gatandatu, ubwo ni senior 6 ndetse na level 5. Ni amakuru rero ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, ndetse benshi bari kwemeza neza bavuga bati ni ukuri, uko biri kose ni ukuri. Bimwe mu bintu biri kugenda bivugwa biri no gutera ubwoba bamwe, ndetse abandi bavuga ko bari basanzwe banabizi nubwo batabihaye agaciro cyane. Harimo ibintu bijyanye n'amanota ya pratique, birimo kuvuga ko umuntu utazagira amanota 70 muri pratique azasibira. Mu by'ukuri nta diploma azabona, hatitawe ko yaba yatsinze andi masomo neza. Umuntu utazagira amanota 70 muri pratique nta diploma azabona, ni ugusibira nk'abandi bose batsinzwe. Ibi rero ni biri mu bimwe byakomeje kugenda bivugwa ku manota agiye gusohoka, azasohoka mu mwanya uri imbere uri buze. Ni ibintu byakomeje kugenda biravugwa cyane, bavuga yuko amanota ya pratique azakoraho abantu benshi. Bivuze ngo umuntu utaratsinze pratique, mu by'ukuri NESA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri cyabifashe nk'aho ibyo yize atabimenye, agomba kubisubiramo. Ibi rero ni ibintu byakomeje kuvugwa, ntabwo ari ibintu bivuzwe nonaha, ni ibintu byakomejwe kuvuga no mu gihe cyabanjirije iki ngiki. Tukaba rero twari tuje ngo tubiganireho, ese ibi bintu nibyo koko? Noneho ku bijyanye n'amanota y'ifatizo bari kuvuga bati abanyeshuri biga REB cyangwa se biga amasayanse hamwe na accounting, amanota fatizo na amanota 50%, ubundi ukaba ufite diplome yawe. Ntago kandi biri kuvugwaho rumwe n'abativeti, kuko abativeti biri kuvuga yuko amanota yabo fatizo ari 70% kugira ngo abe yabona diplome yiwe. Ni amakuru ari kugenda acicikana ahantu henshi cyane, ntago byizewe neza 100% ko ari ukuri, ariko wenda nibura twabiha 60% yuko ari ukuri. Iyi ni Menya Nibi Info rero, nimba aribwo bwa mbere ugeze hano, kanda subscribe 5/5, tuba tuhakubereye by'umwihariko muri ibi bihe turi muri gahunda y'uburezi. Reka rero mbabwire ko kandi ku munsi w'ejo bitarenze isaha 6 tuzaba twamaje kubagezaho video yo kureba amanota mu buryo bushyashya. Icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Nimba kandi wari warahageze, inama ni ukuhaguma, ubundi ugakomeza kwenjoyinga amakuru atandukanye cyane by'umwihariko mu burezi. Reka nkubwire ko rero ejo ku isaha nibura y'isa 8 twagiye live nka Menya Nibi Info. Tuzajya live tubagezeho cyangwa se tubafashe abazaba bakeneye kuri amanota, abazaba bakeneye ubusobanuro, nta handi uzabukura, ni kuri Menya Nibi Info. Tuzaba tuhakubereye 5/5 mbere yuko amanota asoka, ndetse n'igihe azaba ari gusorwa tuzaba tuhakubereye. Nkamenya Nibi Info rero, ntago twakwemera ko amanota yawe uyumvana undi muntu, ntago twakwemera ko amanota yawe aba akajagari ugasanga karitsiye yose irayazi. Niyo mpamvu tuzagukorera video y'uburyo bushyashya bwizewe, ushyiramo nimero y'indangamuntu, ugashyiramo na index gusa, ubundi ugahita ubona amanota yawe batagucishije hirya no hino. Ndabashimira rero mwe twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info, kanda subscribe nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro. Amakuru yacu nakagaruka, mutegereze iyo video, nta handi izaca, nyamuneka ni hano kuri Menya Nibi Info. Ndagushimira rero we twabanye, urakoze, urakarama, ciao.